Nshuti z'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro mumaze kumenyera muri benshi turabaramukije. Nk'uko twabibemereye rero tugiye kubakorera ikiganiro kijyanye n'imirire mu gihe umuntu yifuza guhangana n'ino ndwara nyine ya Parkinson, yaba ayirwaye cyangwa se ayirwaje, ndetse no mu rwego rwo kuyikumira kugira ngo itazaza hakiri kare. Yihuse mu rwego rwo kukwibutsa, nakubwira ko Parkinson ari indwara nyine yibasira ubwonko bw'umuntu bukagenda bwangirika, bukagenda butakaza imbaraga n'ubushobozi bwabwo, hakangirika cyane cyane imitsi ishinzwe gukora za dopamine, ariyo mitsi arizo neurone bita neurone dopaminergique, zikangirika ndetse zikageraho rwose zikananirwa gukora, zigatakaza ubushobozi bwo gukora iyi misemburo ikenerwa mu bijyanye no gutambuka, kugenda, imikorere ya sanse runaka, ibyiyumviro by'umuntu, santima z'umuntu, kwa kundi umuntu yumva ababaye, kumva yishimye, ubwoba se umuntu ashobora kugira, ibi byose ni dopamine ibigiramo uruhare. Iyo rero byangiritse uba usanga byarivanze, umuntu ntabashe kubitandukanya, ndetse no mu kugenda agatakaza kontorore y'imitsi ye. Iki kiganiro ntabwo tubitindaho cyane, ku bataracyumvishe mwakurikira ikijyanye igisobanura ino ndwara. Muri kino kiganiro turagaruka cyane cyane ku bijyanye n'imirire igirwa inama umuntu urwaye Parkinson. Wakora iki rero? Mu bijyanye n'imirire hari ibintu ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda inyama zitukura. Hari abazirya buri gihe ku buryo barenza 4 mu cyumweru. Ayo ni amakosa rwose. Ahubwo inyama nziza zitagira icyo zitwaye usanga ari inyama z'umweru, wenda nk'iz'amafi cyangwa se iz'inkoko, nazo zujuje ubuziranenge. Hari kandi ibiryo bikorerwa mu nganda, akenshi usanga atari byiza kuko byongerwamo ibintu byinshi bibyangiza, birimo imyunyu itari ngombwa, ndetse n'ibiryo byo gutuma bimara igihe, ugasanga byangije ubuzima bw'umuntu. Hari kandi amavuta ariya ya beurre, ni yandi afashe, na za margarine zikunda gukoreshwa abantu bazisiga mu mugati, usanga atari byiza, nyine bishobora kugira ikibazo ku buzima bw'umuntu. By'umwihariko ku muntu urwaye Parkinson, ibi byose aba agomba kubyirinda kugira ngo bitajya gukomeza no kumwongerera ibibazo by'ubuzima. Hari kandi za fromage, ntago bagomba kuzirya kenshi mu cyumweru, nibura inshuro imwe, ariko ntabigire akamenyero, kuko fromage burya iba ibitse kugira ngo ikorwe, bafite uburyo bayibika, ikaba yajyamo amabagiteri, noneho ayo mabagiteri akaba yamutera ibindi bibazo byiyongera ku byo asanganywe. Reka noneho tukubwire rero ibyo ugomba kwibandaho mu mirire yawe. Ku bantu barwaye indwara ya Parkinson hari ibyo bagomba kwibandaho. Ibyo ni nk'imbuto. Mu mbuto harimo inkeri, zaba inkeri zimwe z'amahwa, ndetse n'inkeri abantu bihingira. Hari framboise, hari na fraise, mbishyize mu kinyarwanda. Hakaba n'utubuto abantu bashobora gukoresha. Hari imbuto za amande, izi zikaba ari nziza mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse na sezame. Sezame ni utubuto dutoya cyane, tukaba
tuzwiho ko ari twiza mu bijyanye no gufasha abantu kugira ubwenge. Ngewe kera nkitubona bavugaga yuko dutuma abana batsinda mu ishuri bakagira ubwenge, ariko n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange sezame ni nziza. Noneho rero hakaba n'imbuto z'ibihaza, arizo mbuto za citrouille nyine nahoze nkubwira mu kiganiro kijyanye n'indwara ya Parkinson. Hari ibirungo bimwe na bimwe nk'ikirungo cya romare, uzi ko nagukoreyeho ikiganiro ko ari cyiza ku buzima bwo mu mutwe, ko ari cyiza ku buzima bw'ubwonko, nacyo ni cyiza wagikoresha. Hari imbuto rero, mu mbuto twavuga nka voka, twavuga kandi imineke, twavuga nk'inkeri, zaba izo bita fraise cyangwa framboise. Izi ni nziza zose mu bijyanye n'ubuzima bw'ubwonko. Ikindi nanone ni imboga zijyanye na beterave, amashu. Ibi ni byiza byose ku buzima bw'ubwonko n'indwara no ku ndwara ya Parkinson muri rusange. Hari origa, ushobora gukoresha origa, ugakoresha n'ibindi biribwa byose bikize kuri dopamine, harimo nyine ibingibi nagiye nkubwira. Ni byiza kandi kunywa ibijyanye n'ibyayi bya kamomille cyangwa icyayi cya romare, nyine ukagitegura cya romare. Ikawa nayo burya ni nziza ku bwonko, ndetse na teveri, icyayi kimwe cy'icyatsi. Ubunyobwa rero muri rusange bwo buroroshye kububona, nabwo ni bwiza mu bijyanye n'imirire ku ijyanye n'indwara nyine ya Parkinson. Ibi byose rero bijyanye n'imirire ni byiza kubyitaho, ariko wibuke yuko mu nama twavuze ko ari na ngombwa gukomeza gukora activité physique, ibikorwa. Umuntu ntagende ngo aryame ngo nuko arwaye, ahubwo akagerageza gukoresha imitsi ye, akagerageza gukoresha umubiri we kugira ngo nyine imitsi idasinzira. Byanashoboka akagendagenda, gukora marche ni byiza, na activité physique ni siporo, nubwo iba itari ya siporo nk'iy'abantu basanzwe bazima, ariko biramufasha gukomeza imitsi ye. Abashoboye gukora koga muri za pisine cyangwa ku kiyaga, aho niba asanzwe azi koga, natation ni nziza cyane, biruhura umubiri, bikaba byatuma imitsi ye ikomera. No kugenda muri rusange rero, umuntu aba agomba kugendesha, n'umuntu muzima agomba kugenda nibura iminota 30 ku munsi, kugira ngo agire nyine imitsi ye ikomere, agire musculation imeze neza, yumve ameze neza muri rusange. Turabashimiye mwese mwabashije kudukurikira, tubahaye ikaze, mukomeze kudukurikira, mukore subscribe, like na share, kandi muduhe n'ibitekerezo by'ibyo dushobora kubaganirizaho. Twizere ko twabafashije gusobanukirwa n'iyindi ndwara. Niba hari n'iyindi wifuza kumenya, wayishyira muri comment, bityo tukazayikoreraho ubushakashatsi, tukayikugezaho ugasobanukirwa. Ngewe uwaguteguriye kino kiganiro nitwa Celine Uwera, urubuga ni Ntayorwa. Tubifurije ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Murakoze cyane.